mushinga duhuze wino handi wacu wino nkuririmbe wowe uhuje abanyarwanda. Abaduteze amatwi mwiriwe, mugiye kumva ikinamico SHIRIMPUMU mutegurirwa n'umushinga Duhuze wa Alerte International n'abafatanyabikorwa bayo aribo Komisiyo y'Igihugu y'Ubumwe n'Ubwiyunge ikirwa na ARCT Ruhuka ku nkunga ya USAID. Nyuma ya Jenoside yakorewe Abatutsi mu Rwanda, ubumwe n'ubwiyunge n'icyerekezo Abanyarwanda bahisemo kugira ngo bagere ku mahoro n'amajyambere arambye. Ibi bigashimangirwa n'itegeko nshinga rya Repubulika y'u Rwanda. Nubwo kurwanya amacakubiri n'ivangura iryo ari ryo ryose no kwimakaza ubumwe n'ubwiyunge ari inshingano ya buri munyarwanda, haracyagaragara inzitizi zitandukanye zikoma mu gukora gahunda y'ubumwe n'ubwiyunge. Mu rwego rwo gutanga umusanzu wawo mu bumwe n'ubwiyunge bw'Abanyarwanda, umuryango Alerte International ubinyujije mu mushinga Duhuze ugamije kwimakaza umuco w'amahoro, ubumwe n'ubwiyunge mu Banyarwanda cyane cyane mu rubyiruko, wabateguriye ikinamico SHIRIMPUMU. Muri iyi kinamico muriyumvira urugendo rw'ubumwe n'ubwiyunge rw'abatuye imisozi ya Bweramahoro n'Inyamitavu, nuko bakomeza kugenda bakemura imbogamizi bahura nazo mu buzima bwabo bwa buri munsi. Duherukana mu gice cya 17 cy'ikinamico SHIRIMPUMU, aho Simbikango yari yafashe gahunda yo kwiyahura. Ese yaba yaraje kubikora koko? Reka mbarike mukurikire igice cya 18 cy'ikinamico SHIRIMPUMU. Ejo bundi waje iwacu wazanwe no kuduhuza ngo tubumbire hamwe mu bumwe n'ubwiyunge. Niko Karingani? Karame mama. Wongeye kuvugana na so? None se mama, uvuga ko wabimbujije ndetse ukabivugana uburakari bwinshi? Ariko ntabwo bari uburakari mwana wanjye, ahubwo ibyo mba nkubwira bari byo. Ha mama, nanjye narabyumvishe ndabyubahiriza. None rero ndifuza ko tuza kumuvugisha turi hamwe akavishyanga gataha. Mama, erega nanjye nibyo mba nifuza, nubwo mbikubwira nkabona rwose utabiha agaciro. Yewe noneho rero mwana wanjye, nyarukira ku isoko ugenda ungurira ibiro 2 by'inyama. Ndumva ibyo kurya byose byananiye, ndumva nishakira agasosi. Maze uze kwibuka ugure n'amayinite tuze kumuvugisha twumve. None se mama, ibyo kugura amayinite nibyo, ariko so baretse nka kubagira gasake. Nkafatamo igisake kimwe mama nk'ikubagira. Oya Karingani, ziriya nkuko bagwaye ntabwo ari izo kubaga. Uranyumva? Ahubwo mubanze mwishyure bagenzi banyu, nabo buri muntu abanze yorora inkoko. Naho ubundi by'inyama z'inkoko zo tuzaba tuzirya haracyari igihe. Nibyo mama, none se amafaranga ari hehe? Yewe genda uyarebe muri ka gakapu nari najyanye kwa muganga. Undeberemo niyo telefone yanjye uyinzanire. Yego mama. Gwema we. Nuko warakoze Imana izaguha umugisha. Ese Karingani? Karame mama. Ayo mafaranga wayabuze? Nturayabona? Nayabonye ndaje mama. Nuko nari mbanje kureba imiti kwa muganga bakwandikiye. Kare bibaye waco ntaziwe. Mana yanjye we. Ubu none nabonye kare agatindi kagapapuro kanditseho ko ntwite. Namukizwa n'iki koko? Ariko Karingani? Karame mama. Uba muzima. Nzanira ariko iyo telefone nyine. Erega mama, ngiye kureba imiti kwa muganga bakwandikiye. Nuko mbona abaganga bandika nabi, ntabwo uriya mukono wabo nashobora kuwusoma. Ariko ubundi Karingani, Karame mama. Uzakura ryari koko? Ndakubwira ko nyine agasosi nangu urabanza kujya kureba imiti banyandikiye. Washobese ukazaba umuganga bikagira inzira. Nerazana agapapuro. Ntako gapapuro hano dore ko wigize bamenye. Akira mama, none se ahubwo nyine ko ngiye ku isoko kugura inyama, najyaga numva bavuga ko hari inyama zitwa iz'umuryabagore, hakabaho zingaro n'izindi, ndagura izihe mama? Ko mwana uraha none genda baguhe urushyirwa akaboko cyangwa se ururyamira. Yego mama, ndagiye ndiruka kandi ndatebuka. Ngayo hute kandi ubanguke. Wibuka ugura n'inyanya ye. Yego. Mana yanjye we. Ubu se koko nzabigenze nte? Nta kintu na kimwe nshobora guhishurira muhungu ngo ayoberwaho nagihishe. Undi kirajyanye cy'igipapuro, nakize naho kimarira iki? Reka ngice. Undi kimariye iki? Ubwo agereka mvugane na Rwema. Reka mumagarirwemo mubwira ibiherutse kumbaho. Ubu rero nanjye ngo nahishe izina muri telefone. Naho umuhungu wanjye yamaze kumuhamagara kera. Yewe, reka muhamagare. Allo, muraho mugore mwiza. Muraho Rwe. Ese nimwe tuvugana? Ngewe amakuru y'iminsi ko mwahuye amaboko we n'umuhungu wanjye. Yewe, urebye tumaze iminsi duhuze. Niko ye, Karinganire ngo mwaravuganye. Mu minsi ishize yarahamagaye biranshimisha.
gusa ntitwabashije kuvugana akanya kanini ko telefone yahise ishiramo umuriro. Ndumva ari byiza. Uri wenyine se ngo ngire icyo nkubaza? Nta gahunda yo gutahuka ugezeho uyitekerezaho? Mbirimo, uyu mwaka ntabwo uzashira nkiri ishyanga. Nimo kunoza amayeri yuko naza. Ubu se rwe uzansanga koko kuri ukumbuzi ruzabarwanyisha koko mugabo mwiza? Wahora n'iki wamaho? Nanjye ntabwo binyoroheye, nsigaye nkurota amanywa nijoro. Ahubwo rwose iyo nibutse bya bihe byiza twagiranye, numva ntaye umutwe, nuko akanya kari gatoya. Yewe, ko witse umutima se mugore mwiza, wowe ntacyo bikubwiye? Wahora n'iki rwe? Nanjye nuko pe naranyuzwe. Ahubwo se kibazo nuko nakinishije kurya nyine ngahaga. Ugize ngo iki wamaho? Icyo utumva n'iki se mugabo mwiza? Uratwite se? Yes ati wabimenye. Nukuri rwe. Nge ndumva ngiye guseba neza. Ubu se ko kiyinda nzabigenza nte n'imyaka maze abantu bose bazi kutakiriwe. Bazi ko nta mugabo ngira. Nawe mbwira. Uzabareke bavuge. Nibambona bazumirwa. Cyangwa hari wanyuze muri humye. Ngo ugize ngo ukirwe? Ngo nakunyuze muri humye ugatinyuka? Urabuzwa n'iki kuvuga utyo? Abandi bagore bafite abagabo bamaze kubyara inshuro zirenga 3. Nge wihanganye uratinyuka. Niganiriraga da. Nizere ko utarakaye mugore mwiza. Nabuzwa n'iki se kurakara? Niko ye. Va muri aya ahubwo umbwira uko twitwara muri iki kibazo. Abantu batangiye gukeka ko ntwite. Ubu se urabona koko nzabigenzana. Umugore n'ubyara. Uzababwire ko ufite umugabo utazwi. Ariko rwe nawe uransetsa n'ukuri. Ahubwo se uriya muhungu wawe we nabitahura urabona nzamukizwa n'iki? Reka uzamwihorere. Muhungu wange se ni ngombwa ko mwisobanuraho ko nateye nyine inda. Nyamara reka nkubwire mugabo mwiza. Maze nge nari mfite igitekerezo cyo kuza kuguhamagara ndi hamwe n'akaringanire kugira ngo yisanzure. Dore ko atarazi ko naje no kugusura. Kugira ngo nabona ntwite azirinde gutungurwa. Ibyo ntacyo bitwaye. Hamwe mwashaka ko mwazajya gusaba imbabazi Foromina ndetse mukemera kwishyura ibyo nasahuye. Uzajyane n'akaringanire niba ngombwa muzabwire Simbikangwa baherekeze. Ese arabizi ko nkiriho? Simbikangwa se? Yewe, nashatse kubimubwira ariko ngeze aho ndabyihorera. Ejo ntazasanga inkuru yabaye kimomo. Nibyo koko. Ubwo urumva usabwa kubaka umubano kugira ngo ntahuka nzasanga inzira ari nyabagendwa. Yewe, nzagerageza. Ndumva amafaranga ashizemo reka mbe nkuretse. Ubwo turaza kuvugana ndi kumwe n'akaringanire. Sibyo? Nta kibazo mugore mwiza. Maze ube wiriwe. Ubwo turasubira. Ubu se mbigize. Uko mvugana n'umuryango wanjye niko numva ubuzima bwanjye burushaho gusharira. Ibi nabyo ngiye kubwiza afande ukuri. Tuzashaka uko dutahuka. Ahubwo reka njye kumureba. Wowe ugenda urinde. Ni Rwema afande. Injira mu ihema ndirambitse. Afande mwiriwe. Agatekerezo nari mfite nashaka kubagezaho. Akaye gatekereza se rwe? Ejo bundi hari ninjoro hari abasigaye numvishe bakuvuga. Ariko ntabwo nabashije kumenya bariho. Numvishe bavuga izina ryawe ntega amatwi ariko ndikinga. Abo baginga bavuga ngo iki se rwe? Mbwira ngo uteze amatwi. Baravuga ngo ntabwo bakwizera. Babona ushobora no kuzabagambanira. Kuko ngo bamenye amakuru yuko ufite umuvandimwe watahutse kandi ubu ngo akaba ari no mu nzego z'ubuyobozi. Reka da, ibyo bintu warabyumvise? Nuko bakomeza bavuga ngo iki se rwe? Bakomeza bavuga ko biri babeshya, bavuga ko utatahuka, ngo hato utazaryozwa byose yasize akoze kandi ngo ari amayeri yo kubaneka. Urakoze kumpa amakuru. Ariko byo maze iminsi mbabwira nkabona batumva. None se wowe ibyo urabitekereza hiki? Afande, ntabwo nagusuzugura. Icyo wambwira cyose nagikora. Erega ndimo gusaza, sazi ishyanga kandi mfite umuryango w'umwana umwe gusa. None se ibyo gutaha wowe urabitekereza hiki mbwira? Ngewe se? Wowe nyine. Hari undi ukubona turi kumwe se? Nanjye ahubwo niyo mpamvu nje kukureba. Ubwo ufite mukuru wawe uri mu nzego z'ubuyobozi bw'igihugu, wewe wawe ufite amakuru afatika kundusha. Naho ngewe nta makuru mfite pe. Uretse ayo umugore wanjye yambwiye igihe yazaga inaha. Urabona papa yagize uruhare muri jenoside yakorewe abatutsi ndetse na ba data wacu. Ibyo rero twagiye tubitekerezaho tugira ubwoba bituma tudataha. Gusa uwo muvandimwe wanjye we yaje gufata umwanzuro arataha. Tukajya tuvugana ariko ibyo mbwira ntabwo nabyizera. Akubwira ngo iki se afande? Ambwira ko icyaha ari gatozi. Tudashobora kuzira ibyaha by'ababyeyi bacu. Ariko nkurikije ibyo numvise bavuga kuri papa byarampabuye. Ntinya gutaha kabisa. Ibyo yavuze menya ari ukuri ko madamu yambwiye abantu bose nari nzi bafunzwe nsanga baragiye bafungurwa. Nsanga nta mpamvu yo guherana ishyanga kandi dufite igihugu cyatubyaye. None se kunduta mu myaka ungiriye inama dutahe cyangwa duherana ishyanga? Afande, nyamara mbona twataha gusa birasaba ubushishozi ko bagenzi bacu babimenye twahasiga gatwe. Noneho ukomeze unekere umenye ibyo bakomeza kumvugaho kandi unatekereza icyo twakora. Nanjye ngiye kubaza uko byifashe muri kiriya gihugu kuko nanjye mbitekerezaho ngasanga nta mpamvu n'imwe ituma mba hano mu mashyamba. Afande, urakoze cyane, nzaguha igisubizo vuba.
ibi birandambiye pe oya rwose simbikangwa ndabona ntacyo nyimaze kuri iyi si reka ngende ngura ikinini cy'imbeba nyimwe nipfire iyi mibereho irimo irangayisha irutwa nuko rwose nakwipfira naho ubundi rwose ni ugupfa mpagaze ayiwe data we yewe gasimbikangwa nari mpfuye neza uzi ko kiriya kinyonzi cyari kimitanye bahu ariko siko ntinya gupfa kana rupfu nashakagara ryagare hari gihe rwose ritari kumparahoza ugasanga yenda mvuritse nk'amaguru nkarushya iminsi reka nihuta ahubwo rwose nkigure nze nyinywere mu buriri ejo bazasanga inzogera yirenze nta kundi. Hello urambwiye ngo muraho amakuru yawe wampaye ubufasha bwo kuki mada ko nihuta waretse nkigendera fasha untokore agasimba kanguye mu jisho uwo mutokore nkayegera hino rero ongera rimwe umenya ko atavuyemo ndabona kavuyemo dore ngaka ngataga ikiganza nkagushyirireho kare kakuzonze ko kanyego nukuri urakoze pe uzi ko nabwiraga abantu bose ngo bantokore bakankwepa ngo sinzi ibyo nshaka kubikuriramo yewe abaturage nabo barasetsa rwose uzi ko ijisho ryari ritangiye gutukura n'ukuntu ufite amaso meza nk'aho umutavu uturutse uruhongore di wa mugabo we nawe umenya babasha gutera imitoma niko ye ahubwo se ko mbona nakuzi naha uhimukiye vuba mpaje vuba ariko na mbere ya jenoside nari nsanzwe mpagenda najyaga nza gusura musaza wanjye wakoraga muri banki aba nakuzi se ubwo mamaze icyumweru mpafunguye akabari yewe niko ye maze rero wiriwe ndimo ndihuta ubwo tuzasubira none se ko mbona wihuta kandi ubabaye ugiye hehe se wabara n'icyo mubyeyi we niko cyangwa se uri umukobwa ariko uri mwiza pe wari kukunyereka rwose ufite nk'imyaka 20 nawe urasetsa pe none waje nkakujyana kukugurira agacupa kamwe wanjye ukanahamenya wenda wazajya unzanira abakiriya se nabazana da niko mfite gahunda yo kwimuka naho ubundi rwose najya nkuteza imbere ubwo se koko wabikora ukimuka ndaza nkusanga wowe ukampunga cyakoze uzi kuganira wa mubyeyi we iyo tuza kuba twarahuye kera inzira itarabyara amahari wari kubigenza utese umvara nari kugukorera nk'ibyo data yakoreye mama none se nkubeshye wa mugabo we umenya ari umuntu mwiza pe ahubwo ngwino tujyane nkwereka aho nkorera nkugurire n'agacupa ntabwo utinda dore ni hano imbere pe yewe ndumva uvuga neza ariko rero ndagira vuba hari akantu ushaka kugura kandi rwose karakenewe cyane nta kibazo nakagutumira n'umwana gusa nakunze ukuntu usetsa urasetsa nk'umugabo wari inshuti ya musaza wanjye wahoze atuye inaha uwo mugabo witwaga nde madamu ntabwo nibuka izina rye ariko gusa mu gihe cya jenoside yaraduhishe njye na musaza wanjye witwaga Claude yakoraga muri banki y'abaturage inaha icyo gihe jenoside yabaye naraje mu biruhuko kumusura ariko nari nkiri umwana rukaraga ndekwe twataramye hitwaga na Kirutimana Claude se yego shawe nuwo uramuzi se wowe se yitwa Jeannette Umutoni yeba we ko numva tuzi twese se ndumva nkukunze Mana ishobora byose niko yewe we igira hino mpobere ese guhura kwa Jeannette na Simbikangwa bizatuma Simbikangwa ari ku mugambi mubi yafashe wo kwiyahura reka tubitege amaso Afane na Rwema nabo bakomeje gutekereza uburyo batahuka mu gihugu cy'ababyaye uw'amahoro we akomeje guhangayikishwa n'uko atwite kandi abantu bazi ko nta mugabo agira inda nigaragara izitirirwa nde ntuzacikwe n'igice cya 19 cy'ikinamico SHIRIMPUMU hari icyakunyuze ufite ikibazo inama watanga cyangwa igitekerezo watwandikira ubutumwa bugufi kuri nimero ikurikira 0785 292 501 cyangwa se ukohereza ubutumwa bugufi kuri email ikurikira shirimpumu2020@yahoo.com. mushobora kandi no kudusura ku rubuga rwacu rwa YouTube ari rwo Ikinamico SHIRIMPUMU ukaba wabasha kumva ikinamico zose zatambutse. Ikinamico SHIRIMPUMU itambuka kuri Radio Rwanda buri wa kane saa 12:45 mbere y'amakuru y'Ikinyarwanda. Mushinga